byifashe henshi mu maparuwasi ya Diyosezi Gatolika ya Nyundo ubwo bakiraga ibyasigaye bya Mutagatifu w'Umwana Yezu hari ku itariki 4 kugera ku ya 9 Nyakanga 2018. Ibyatangiriye muri paruwasi Rususa n'ibice biyikikije bikomereza mu ya Kibingo, bishimangirirwa muri Kongo Nili bibanje kugaragarira mu ya Kibuye, bigeze muri Kivumu yaragijwe Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu bibagahebuzo. Muri katedrali ya Nyundo birenga imivugire, mu gihe muri Stella Maris byarenze imipaka bikitabirwa nabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igicamunsi nijoro byo ku ya 4 Nyakanga 2018 ndetse n'igitondo cyo ku ya 5 Nyakanga muri uwo mwaka ntibyari ibihe bisanzwe muri paruwasi ya Rususa n'andi ari bugufi yayo nka Rambura, Muramba, Kabaya, Gatovu, Muhororo ndetse na Kibangu na Nyabinoni zo muri Kabgayi. Ni ibihe byasize ubumenyi bwisumbuye kuri zimwe mu nyigisho nkomeza kwemera za Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu ziri mu ruhare rw'inema z'Imana mu buzima bwa muntu, ubisiga imitekerereze ivuguruye ku nyito y'ibyasigaye by'abatagatifu, ubutagatifu bwabwo n'agaciro kabwo muri Kiliziya Gatolika. Bitewe n'ukwemera kwacu, igikuru cyane ni Ukaristiya ntagatifu kuko Yezu arimo wese. Niyo mpamvu umuntu uraza guha icyubahiro Tereza w'Umwana Yezu ukamukoraho, uzirikane ko uhamagariwe gushengerera umubiri wa Kristo muri Ukaristiya. Nawe uje kuramya umubiri Mutagatifu wa Tereza w'Umwana Yezu utemera Ukaristiya, utemera umubiri w'ikirenga wa Yezu Kristo, waba urimo kubeshya. Waba urimo kubeshya, byakwitwa n'ibigirwamana. Ariko turamya Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu kubera ko yakiriye Kristo, bigatuma Kristo amwitura ingororano y'ubugingo bw'iteka, ari umutagatifu ari mu ijuru. Cya kabiri, muzirikane ko habera ibitangaza byinshi iyo ukoze ku byasigaye bitagatifu by'umutagatifu. Mu byasigaye bitagatifu ko babitwigishije uko bikurikirana mu bukuru, hari umubiri, hagakurikiraho imyambaro, hagakurikiraho ibikoresho bitagatifu yakoreshaga, hagakurikiraho amashusho matagatifu. Nk'iyo twagiye Kibeho cyangwa ahandi hantu hatagatifu kabona agashusho gatagatifu ni byiza, ariko biba byiza cyane ubonye nk'umwambaro wa Bikira Mariya. Byaba byiza by'ikirenga ubonye ukoze ku mubiri w'ikuzo wa Bikira Mariya. Hano rero twebwe ni byiza by'ikirenga kubera ko turakora ku mubiri mutagatifu wa Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu. Tereza yumvaga ko buri muntu wese ashobora kuba umuntu mubi, ariko ashobora no kuba umuntu mwiza. Tereza akatubwira ati hari icyo yita la grâce de la prévenance, ingabire y'Imana ikubanziriza ku nzira yawe uri kunyuraho. Yatanze urugero avuga ngo umubyeyi iyo abonye umwana ari gutera intambwe ku nzira, akabona ibinogo umwana agiye kugwamo, b'abana bato barimo kwiga gutambuka, agasiba ibyo binogo, wa mwana nahagera ntazamenya ko umubyeyi yasibye ibinogo imbere ku nzira yari ari kunyuraho. Ariko ati namureka noneho akagwa muri cya kinogo akaza kumuvanamo, umwana azajya yibuka gushimira wa mubyeyi ko yamuvanye mu cyobo, akazavuga ati papa na mama, mukuru wanjye afite akamaro kubera ko yamvanye ahakomeye. Aravuga ati noneho wikwibwira ko uhagaze kubera ko utashoboraga kugwa muri ibyaha ibi n'ibi. Hari inema y'Imana yakubanjirije ku nzira yawe, yasibye ibinogo washoboraga kugwamo. Washoboraga kuba umwicanyi, ashobora kuba umusambanyi, ashobora kuba umujura nk'uko n'abandi ubona ari abajura, ariko Imana yarabikurinze isiba ibinogo imbere yawe. Jya umenya gushimira ubutumye uhagaze, ntabwo ari ku mbaraga zawe, ni impuhwe z'Imana zisiba ibinogo by'umwanzi ku nzira yawe. Si ibi gusa kuko banagize igihe gihagije cyo gusenga Imana bisunze umutagatifu nyuma yo gusobanurirwa no gusobanukirwa uko bikwiye kuba bikorwa. Ku ruhande rwe, Padiri Rivuzumwami Denis wari ukuriye paruwasi Gatolika ya Rususa yitiriwe Bikira Mariya nyina wa Jambo, yahamije ibyiza basigiwe no kwakira Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu kandi arashima. Nitwa Padiri Denis Rivuzumwami, Padiri mukuru wa paruwasi yaragijwe Bikira Mariya nyina wa Jambo Rususa yo muri Diyosezi ya Nyundo. Nitwe paruwasi ya mbere yakiriye uyu Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu muri Diyosezi ya Nyundo. Imyiteguro ku bakristo twabibabwiye mu Kiliziya,
twohereza ubutumwa mu nama santarari n'imiryango remezo, bituma ari abato ari abakuru bose bumva bafite amatsiko n'inyota byo kuza kureba Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu, gutega amatwi inyigisho ze, kurebera ku buzima bwe no gufata ingamba z'ubuzima bushya. Uru ruzinduko rero rukaba rusize muri paruwasi yacu ya Rususa ishyaka ryo gukunda Imana kandi no kwizera ko n'abato b'abatagatifu kandi ko umuntu yakitagatifuriza mu mirimo ye ya buri munsi. Tukaba dushimira bitagereranywa abakarume batuzaniye Mutagatifu Tereza w'umwana Yesu, kandi tugashimira Kiliziya y'isi yose yahaye amahirwe u Rwanda, diyoseze yacu ndetse na paruwasi yacu kwakira umutagatifu muri iki gihe. Abakristo baturutse mu paruwase atandukanye, Rambura, Muramba, Kabaya, Gatovu, Muhororo, Rutusa bo muri Nyundo ndetse n'abaturutse Kibango na Nyabinoni zo muri Kabgayi, twabona twabashimiye ko bumvise impuruza, kuko byiza biraharanirwa. Nabo tubifurije kuzagera ku butungane n'ubutagatifu basabiwe na Mutagatifu Tereza w'umwana Yesu twakiriye. Nahoze mbaza mu gitondo ndi kuvuga ngo ese bizazengurwa nk'uko umusaraba wazengurutse, ati hoya. Aha hari muri paruwasi ya Kibingo, naho hagaragaye ibyishimo by'akataraboneka byo kwakira ibyasigaye bya Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu mu byasigaye bye bitagatifu, nk'uko byanashimangiwe na padiri mukuru wa icyo gihe Tade Nkurunziza. Nitwa Padiri Nkurunziza Tade, padiri mukuru wa paruwasi ya Kibingo. Tukimara kumva inkuru y'uruzinduko rwe, ngiye ku mutima wanjye nishimiye by'akataraboneka Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu uzazi wacu. Icyanshimishije cya mbere ni uburyo izina rye riri Kiliziya yamwise umurinzi yogezabutumwa. Ubutumwa abiba mu bantu, urukundo rwa Yezu Kristo, natwe kandi dusabwa kumukunda nka rya tegeko Yezu yabwiye uwamubazaga itegeko riruta ayandi. Twafashe akanya gahagije kubibwira abakristo, ndetse abenshi bumva akamaro k'umutagatifu. Hari ubwo twabinyuragaho dutambuka tutabivuga neza, ariko twabonye umwanya wo kuvuga ubuzima bw'abatagatifu, umutagatifu icyo ari cyo, uburyo abaho, uburyo abawe, noneho n'uburyo bwo kumwiyambaza. Abakristo benshi barabyumvise. Nk'uko bigaragara, mwabonye ko abakristo bari benshi bitabiriye, hari na benshi bo mu yandi madini. Ntabwo ari uko bari baje guhinyuza gusa, ahubwo nuko barabwiye iyo nkuru y'uburyo abitabye Imana bizera Imana bakitwa abatagatifu bakomeza kudusabira muri ubwo buzima barimo, kugira ngo natwe duse nabo kandi tuzabane nabo mu buzima buzaza, mu buzima bwo mu ijuru. Imbuto rero ibibwe ni imbuto igaragara kandi nziza. Haba abapadiri b'abakarume nshima cyane batekereje paruwasi ya Kibingo, haba abakristo ubwabo bagerageje kumva inyigisho twababwiye, rwose buri wese ndamushima ku ruhare rwe, ariko kandi nshimira n'Imana cyane mbere na mbere, kubera ko yatanze uyu mwanya kugira ngo abakristo bakeya b'Ikibingo, kuko turi bakeya, none tubashe kwiyungayunga twumva ko tutayobye, ahubwo turi mu nzira nyayo nziza, inzira y'umukiro, tugendeye ku rugero rwa Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu utwifuriza iteka ryose gukunda Imana nk'uko nayo idukunda. Kuko urwaye rwo ruruzuye, natwe tugiye kurwihata, turwihatire ku buryo kandi nagwa rukundo rwa kivandimwe nk'abakristo ba Kibingo tumaze iminsi tukwiga, uyu munsi rukaba rwujujwe muri Tereza w'umwana Yezu, tugiye gukomeza kurwihata. Izo mbuto rero ndazibona mu bakristo, kubera ko n'ubutumwa bwatanzwe buhabwa benshi kandi basohoza no ku bandi. Murakoze. Ku ruhande rw'abakristo ba Kibingo yaragijwe Bikira Mariya umubyeyi umara intimba bayifite, ngo banyuzwe no kwakira umutagatifu wabo, kandi inyigisho bahawe kuri we zirimo kudacika intege mu bihe by'amagorwa n'ibigeragezo zabasigiye isomo rikomeye. Nitwa Nyirangenda Virginia, abanuye paruwasi ya Kibingo Santarari Fumba. Ikintu cyanshimishije nuko bemeye kutuzanira Tereza w'umwana Yezu muri no paruwasi. Nahoze mbaza mu gitondo ndi kuvuga ngo ese bizazengurwa nk'uko umusaraba wazengurutse, ati hoya. Amaparuwasi ati yatoranyijwe, ati binanditse hari. Ndavuga ngo ndavuga ikintu cyashimishije nuko batoranyije iyi paruwasi. Naraye hano sanzwe nyikibaho, nabonye ari nk'ikibaho n'icepe. Icyankoze ku mutima, yabaye umukirisitu, ahura n'ubuzima bubi, arabyihanganira, arakomeza arasenga. Ariko twebwe yaduha n'ubuzima bubi ducika intege, tukabangwa ariko Mana ngo uranaduhemukiye, ubu si birankwiye. Ariko we yabashije gusenga. Ikintu cyanshimishije nuko yabashije gusenga mu bigeragezo byose yahuye nabyo. Nitwa Caritas Mushinzimana wo mu muryango remezo w'Amahembe yitiriwe Mutagatifu Marcelina Santarari Kibingo, ari paruwasi Mvukabutumwa.
Tereza yaje hano kuri paruwasi Kibingo, twaramwishimiye cyane kandi twaranamwakiriye. Nabashije kurara mu gitaramo tumwakira. Icyiza nakuyemo ni uko yari afite urukundo kandi yicisha bugufi kandi yubaha buri wese. Avuye muri paruwasi Kibingo, Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu yakomereje muri paruwasi Kongo Nili, abanje guca muri paruwasi ya Kibuye yaragijwe Mutagatifu Petero Intumwa. Aha ku Kibuye abaho nabo ntibazibagirwa itariki ya 5 Nyakanga 2018. Impamvu nuko aribwo babwiwe byinshi kuri we kandi bakamusobanukirwa biruseho, byongeye bakagira amahirwe mboneka rimwe yo gusaba Imana bamunyuzeho bari kumwe nawe ubwe iwabo. Aha akaba ari naho Padiri Benjamin Kamanzi wari padiri mukuru w'iyi paruwasi yagize icyo abisabira. Ubutumwa natanga ku bakristo ba paruwasi ya Kibuye no kongera kwivugururamo urukundo, kandi muri urwo rukundo bakamenya no kwakira ububabare. Kumenya kwakira ububabare nk'uko Mutagatifu Tereza Umwana Yezu yakiriye ububabare mu gihe gito yamaze hano ku isi, kugira ngo ububabare nitumara kubwakira gikristo tubwakire, ariko binatume dutanga n'ubutumwa, bitume abandi barushaho kubona icyiza cyihishe muri ubwo bubabare, kuko ujyanye na Yezu mu bubabare aratsinda agakomera. Muri paruwasi Kongo Nili yaragijwe Bikira Mariya umubyeyi utabara abakene ho bwarije buracya, bari kumwe na Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu mu byasigaye bye bitagatifu. Waba warigeze ugerageza gusenga bikakunanira cyangwa se ukabikora mu buryo budahwitse? Burya nabyo ngo Imana ibaha agaciro nk'uko byibukijwe ab'i Kongo Nili mu nyigisho zinyuranye bahawe kuri Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu. Elle essayait de faire les combats, des luttes pour prier sans avoir de distractions, pour se concentrer, pour méditer, mais elle ne pouvait pas. Le corps était fatigué. Donc elle a tombé tout de suite en dormant. Mais elle s'est dit, est-ce qu'il y a la valeur de cette prière? Elle a dit oui, parce que même quand je n'arrive pas à prier consciemment, c'est Dieu qui accueille mes efforts. Et dans son histoire, plusieurs fois, il nous montre l'image de Dieu qui est bon. C'est pas Dieu qui nous juge. Ce n'est pas Dieu qui est justicier. Mais c'est Dieu qui, en voyant nos efforts, il nous accompagne, il nous aide. Muri paruwasi Kongo Nili kandi Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu yasanganiwe n'abakristo benshi bari baturutse muri paruwasi za Murunda, Amushubati, Rambura, Kora na Gakeri, bakaba bari biganjemo abana benshi bo mu matsinda anyuranye yisunzuye Mutagatifu yari yaturutse muri paruwasi Gakeri. Bamwe muri aba bana n'abari babakuriye, iyo bavugaga ibyo basigiwe no gusurwa n'uyu Mutagatifu, ubifasha utarahageze kumva icyo bamurushije. Njyewe nitwa Imanizabayo Arienne, nkaba ndo muri paruwasi ya Kirete Kongo Nili. Twe tukaba twishimiye yuko Umwana Tereza yadusuye, nkatwe nk'urubyiruko turifuza yuko twamusaba kuba twatera ikirenge mu cye. Mu bintu batubwiye ko yatangiye gukorera Imana akiri mutoya, natwe rero tukaba twifuza ko tutagombera kuba gukorera Imana tubaye bakuru, ahubwo tugomba gukorera Imana tukiri batoya. Ubwo rero ikintu cyatwubatse ni ugukunda umubyeyi Bikira Mariya tukiri batoya, tukitoza kumukunda tukiri batoya. Nitwa Baziruwatsi Gaston, nkaba mpagariye amatsinda y'abana muri paruwasi Yezu Nyurumpege Gakeri, yisunze Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu. Urugero rwa Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu rwadushimishije cyane. Ubutumwa baduhaye n'inyigisho baduhaye batwigishije ko ntawe utagomba kuba umutagatifu, uhereye ku mwana, umusore, umukecuru n'umusaza, twese ko tugomba guhinduka tukaba abatagatifu. Mu nyigisho tujyanye rero
twari twaherekejwe n'abana benshi nabo bahavuye bafashe ingamba y'uko bagomba kwitoza imigenzo wa mutagatifu Tereza w'umwana Yezu yakuze asenga arangwa n'urukundo, kwiyoroshya no kwicisha bugufi. Natwe twaba twakuye ingamba yo kugira ngo dusangize abavandimwe turi busange mu rugo kwiyoroshya kandi no kwicisha bugufi, cyane cyane turangwa n'ingabire y'urukundo. Avuye muri paruwase Kongo Nili mutagatifu Tereza w'umwana Yezu yerekeje muri paruwase Katedrali ya Nyundo, abanje guca muri paruwasi ya Kivumu yamuragijwe, aho yamaze nibura amasaha 2. Uretse inyigisho zahatangiwe kuri uyu mutagatifu n'umwanya wo kumutura ibyifuzo byabo wahawe abakristo ba paruwasi ya Kivumu, ibirori byiganjemo imbyino n'indirimbo byo kumwakira byagaragaye muri iyi paruwasi nta handi byagaragaye muri diyosezi ya Nyundo. Nyuma ya paruwasi ya Kivumu, mutagatifu Tereza w'umwana Yezu yashyitse muri paruwase Katedrali ya Nyundo. Hari ku gicamunsi cyo kuwa 7 Nyakanga 2018. Ubwinshi bw'abakristo yahasanze baje kumwakira biganjemo n'urubyiruko rwaraye rumutaramiye nyuma y'ibiganiro bamuhaweho byaherekejwe no kumutura amasengesho yabo nk'uko byakozwe aho yanyuze hose, byashimangiye inyota bo ku Nyundo bari bafite yo kumenya byinshi kuri we. Buri wese ashobora kugira impamvu ye bwite yo gukunda mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Ku ruhande rwe, Padiri Paul mu ijwi rye ryashyizwe mu Kinyarwanda na Padiri Nzeyimana Mede Jean Paul, hari ibintu bibiri yasangije abo ku Nyundo byamukundishije uyu mutagatifu. Quand je regarde l'histoire de cette carmélite qui est mort en ayant 24 ans, ngo iyo ndavye ubuzima bw'uyu mukarmelita wapfuye ufite imyaka 24 yonyene, j'apprécie deux choses. Nishimira ibintu bibiri bikuru. Quand elle circule dans ce reliquaire partout, igihe abagenda muri iyi nzu yiwe nziza mubona agashika hose, elle vient toujours avec un message. Aza buri gihe afite message agomba kutugezaho, afite ubutumwa agomba kuduha. D'abord, le premier message, c'est que la vocation à la sainteté pour devenir saint et sainte, c'est la vocation pour nous tous. Ubwa mbere abagomba kutubibutsa ko umuhamagaro w'ubutagatifu ari umuhamagaro wagenewe abantu twese. Et deuxième message, c'est l'image de Dieu qu'elle nous présente en nous montrant comment nous pouvons aimer Dieu. Ubutumwa bugira kabiri ni isura y'Imana atwereka, anatwereka n'ukuntu twakunda Imana. Dans le moment plus difficile de la souffrance dans sa vie, elle répète les mots « Mon Dieu, je vous aime ». Mu bihe bigoye by'ubuzima bwiwe cyane cyane igihe yababara
yakomeje kuguma asubiramwo ijambo rimwe avuga ati mana yanje ndagukunda. Vous le savez bien, quand nous traversons des obstacles, des difficultés, quand nous éprouvons la souffrance, c'est très facile d'oublier que Dieu est bon. Murabizi neza yuko igihe turi mu bihe bigoye biratworohera cyane ukwibagira ubwiza bw'Imana tukabona imbere yacu imibabaro yonyene dufite muri ico gihe. Et petite Thérèse, plus spécialement dans ce moment-là où il traverse des difficultés, il ouvre son cœur pour non seulement aimer Dieu, mais accueillir l'amour de Dieu. Mu kubaho ku bijyanye na Tereza ni muri ibyo bihe bigoye cyane yakunze na cyane cyane akiyugururira urukundo rw'Imana akanagwakira. Nyuma ya paruwase Katedrali Nyundo, umutagatifu Tereza w'umwana Yezu yakomereje muri paruwasi ya Stella Maris Gisenyi, ari naho yasoreje uruzinduko yagiriraga muri diyosezi ya Nyundo kuwa 9 Nyakanga 2018. Uru ni urubyiruko rwo muri iyi paruwasi ubwo rwagaragazaga kwishimira cyane kwakira ibyasigaye bye bitagatifu. Muri iyi paruwasi kandi hanagaragaye umwihariko w'uko n'abakristu baturutse mu mujyi wa Goma, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baje kwifatanya na bagenzi babo bo muri Stella Maris Gisenyi kumwakira. Turi kumwe n'abakristu baturutse muri diocese ya Goma, cyane cyane aba paruwasi Notre Dame du Mont Carmel. Na ababonye mimi nabaona wamoja, wasimame tuwapokee. Mu masaha agera kuri 15 yahamaze, abakristu baho bamwigiyeho byinshi kandi abasigira umunezero bazahora bamwibukiraho nk'uko byumvikana mu ijwi rya Padiri Urayeneza Eugene, Padiri mukuru wa icyo gihe. Guhera ejo mugoroba muri paruwase yacu, diocese yacu ya Nyundo, twakiriye umushyitsi ukomeye, Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Ababishoboye ejo twamwakiriye, turatarama, tumuha icyubahiro, ndetse hari n'abaraye ahangaha mu kiliziya bataramye. Hari byinshi yatwigishije, akomeza kutwigisha. Tuzi ko hari abakristu benshi bitiriwe mutagatifu bafashe iryo zina Tereza w'umwana Yezu, abari ahangaha n'abari hirya no hino bose mu gihugu, bose twifatanije nabo twifurije umunsi mwiza. Dufite ikigo cy'amashuri, murabona abana bakeye hariya bo ku Kiroji, ikigo cyabo cyitwa Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Muhaguruke twifurije umunsi mwiza. N'imiryango remezo imwe n'imwe yitiriwe Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu, bose mu rwego rw'igihugu, abo bose bisunze mutagatifu turifatanije. Nyuma yo kwakirwa muri diyoseze ya Nyundo, umutagatifu Tereza w'umwana Yezu mu byasigaye bye bitagatifu yakomereje muri diyoseze ya Ruhengeri. Uko byagenze mu Ruhengeri ni muri video yacu itaha. Tereza w'umwana Yezu twiragije, amasengesho yawe ni ingirakamaro. Tereza w'umwana Yezu twiragije, amasengesho yawe ni ingirakamaro. Urakara
amasengesho